video ya Roza ni ryari ngiye kuza mu Rwanda ntago tubwire kuri Patoranking. Mwaribonye ko twakoze ama session n'abasani ba hano bagiye batandukanye. Nakoze muri show yitwa Glitch Africa, abantu babizi murabizi. Nagiye muri MTV Base, nagiye gusura ama DSP, Spotify, Apple Music n'abandi bose. Nakoze ama radio stations agiye atandukanye, nagiye mba updating ubwo mbonye akanya ndi muri airport. And I'm like, let me come and say hi to you guys. I'm right now to the telephone, so I need to go comments zanyu. Ukuntu nje ndi uwambere tezamo. Reka mbabwire mwa bantu muri iki gihugu barya urusenda. Muri iki gihugu barya urusenda ku buryo bagira ngo bakoronijwe n'Abahindi. Plan B. So, I'm moving from Nigeria to Nairobi, my Kenyan people. Turaje. Oh, ntago muri kunyumva? Are you for real? No sound. Cyangwa muri kunyumva? Muranyumva cyangwa ntago munyumva? Ariko muri guseka byahatari, bumbwire ko muri kunyumva, niba mutari kunyumva muhite mundabura turebe icyo tubikoraho. Ndi muri lounge, ngeze hano mbona ni ibidanje nyine, mfitemo akantu k'agasaha kamwe, ndabona reka nze mbatere PC mwe munambwira ukuntu ibintu bimeze. Dore hano ndi ukuntu hasa, ndi gushaka ukuntu nahabereka bien. Era niyo view yanjye na urase murahabona ra? Ari amadege ariko hanze ni iki. Nagira ngo mbabwire ko experience nagiriye hano, ariko nkababwire mu Kinyarwanda kugira ngo abantu batazabyumva. Ntabwo ushobora kurya ibiryo bya hano udafite agatishkoto, kuko urusenda rurakurya ukikurugutura. Dukomeza dutamiraho kandi pole. N'ubu ngubu mbafite akantu k'agafanta ko guhita nyine mbigabanyamo pole. Mumeze mutese? Mumeze mute ko ngiye meze neza, meze bien. Colorful Generation bari kuyumva cyane naha. Nizere ko namwe muri kuyenjoyinga. Mbafite udustory nyine duke two kubatera gake zimwe zanjye nkahita nirukanka. Abantu bari kuvuga ko niganye gasuku hasi. Sasa hano mfite akabarize kanje nyine aga carry on kanje. Mbabwira ikindi kintu nigiye hano, nize kunywa fanta. Kuki mutari mwarambwiye ko fanta ziryoshye bene aka kageni? Nubuki. Ntabwo nababeshya. Noneho akabaga kanya na fanta yanjye birasa. Ndabakumbuye byahatari, nkumbuye home sana, especially food. Mu mpamvu zitumye nza hano nje no kwiexcusa kuri interview ejo bundi twagombaga gukora hano tukayikora. Ndi muri airport ya Lagos, mva muri Nigeria nerekeza muri Nairobi. Ubu album listening party tugiye kuyikorera Nairobi, hanyuma tunakoreyo media tour, tunarecording izindi ndirimbo. Ubwo rero wallahi ntago mbabeshya, ndi kubona hari abantu bari kugira ngo ni ibintu by'imikino, reka mbarabure do. Murabona kano kaji aka naka
iyo ntababeshye fanta yaje kundyohana mu by'ukuri atari uko nyine nsanzwe ndi umukiriya wazo, ahubwo kubera ko urusenda rw'ahangaha rumena amatwi mu buzima bwanjye. Naje ahantu nkajya numva ibiryo bihumura hirya aho nkahita mvuza induru nkabona abantu bansuzuguye disona ndi umudage. Mu by'ukuri ngenda umuntu w'umugabo nzi no kwihagararaho, ariko mani urusenda rwazo urusenda wagira ngo abantu bakoronijwe n'Ubuhinde. Uzi ko barya urusenda ruri mu turyo, none nanjye nsigaye ndya imigati nyine nta kundi. Umugati n'umuceri niyo kombinasiyo ya nyuma kabisa. Abantu bari kumwe ngo ndirimbe Roza kandi harimo abandi bantu kandi benshi mbona abaniyubashye, gusa njye ndiyicaranye ndi no kuvuga mu kiwacu ndikibaza ko ababyumva baba ari bake, usibye ko niyo haba benshi ubwo baba bishimye nabo baba bameze nkatwe. Mumeze mutese mu updating mumbwire wagwan what's going on. Ega ngiye mvuye ho mu gace marumva byapfuye, marumva cha gutaha. Tanzania tunakupenda sana na wapenda pia Tanzania wenzangu. Igiswahili hasi cyane cyanze kuvugika, ariko ndashaka kubabwira ko mbemera. None se ngo bimeze bite nyine mu mpamakuru mashyashya, mumbwire namuko biba bimeze. Album muri kuyenjoyinga, ni ibiki bishyashya biri home. Ariko mana network yo muri Nigeria iri hasi ku buryo nta kintu na kimwe nkora ngo gikomeze kigende neza. Nk'ubu ngubu comment zirahagaze kandi zihagarariye ku muntu wari watse request yo kuvuga byagarutse ngo mumbwire ngo byagenze bite. Ahubwo si song ufite cyashya ndagusora ndimo kuzikora. Mwaribonye ko twakoze ama session n'abasani ba hano bagiye batandukanye. Nakoze muri show yitwa Glitch Africa, abantu babizi murabizi. Nagiye muri MTV Base, nagiye gusura ama DSP, Spotify, Apple Music n'abandi bose. Nakoze ama radio stations agiye atandukanye, nagiye mba updating. Ubwo abakurikira mu mwagiye mubibona, ariko nubundi biri hano kuri Instagram. Come back in Canada. Ngomba kugaruka nihuse. Abantu muri Canada, abantu bari muri Amerika, azacu wambaye swime. Video ya Roza ni ryari ngiye kuza mu Rwanda. Ntabwo nshobora gushutingira Roza ahantu atari mu Rwanda. Aha kabiri nayishutingira ndumva haba ari nk'i Burundi. Mbega ngomba kwishutingira ahantu hari abantu bose bavuga ikinyarwanda, kuko Roza mba numva ari ingoma y'abantu duhuje ururimi cyane, nibwo bumva byumvikana sana. Tubwire kuri Patoranking Sumudanje se ntimumuzi, numusana utangira indirimbo ari excited ngo kubera ari muri weekend. I'm so excited, it's already weekend. Bitarumva bijyanye nanjye kabisa. Ayo karyo kaha impamvu nkatereka umwanya murayibuka dukomeza tuyibukiranya. Hari kwandika ngo ndiyenza. Hari umuntu yenjeho ngo tegura igitaramo mani ubu igoma ni sawa. Ndimo gutegura ibitaramo n'ubundi by'abantu biwacu kugira ngo umenye ko niyemeje guhangana. Ubu n'urusenda turi guhangana kabisa, nta kibazo mfite. Ntabwo muri mugombe mvuze ngo cyangwa ngo oya.
Yeah, I support the initiative ya Big Tom Close. Ni ibyacu tugomba kubyikorera, muri abacu tugomba kubaririmbira, kandi nta kintu na kimwe cyatuma twebwe dushinzwe kubintataininga tutabikora ngo tubikorere igihe. Rero igitekerezo cya Tom ndagisapotinga cyane, n'abandi ba fellow artists nyine babirimo turi kumwe cyane. Kandi babikoze ibihe singiye ugeze mu mvuga ngo sinshobora cyokora wenda nko kusoma ku kantu gutya nabikora, ariko ntago nashinyiriza ngo hari abantu bari kumbaza ibintu ariko bikamucika, mumbwire. Ariko izo filme zanjye impamvu ntajya nzikuramo, I'm shy, bagira ngo nta tudahuza amaso mukantera isoni. Yeah. Chris Brown yagusabye ko Chris Brown ansabye karasimbutse, so agusabye ko mukorana songo wabyemera. Arukuma nk'ikibazo ariko umbajije mwana ubwo koko we uri kugira ngo mvuge ngo hoya, ntabyo mvuze rero. Mumbaze none ndafokasinze ndetse gusubiza umuntu ari gusubiza banza turangizanyije. Oya ntago ndi shy nana kureba mu maso tukayahuza. Ariko mama niyo nambaye amarinete nyine mutari kunyuzamo ijisho kugira ngo mutamenya ko wenda hari nk'ikintu mbeshye. Usigaye wigirwa cyane shawe, wibagiwe ko babayeho imbogo. Oya ntago nabyibagiwe, ahubwo nabibasizemo, nabibasigiye mwambobo mwe, nge narakijijwe. Amakuru ya Shaggy amakuru imperuka arwaje umuntu we wo hafi muri famille, urumva sa amakuru meza nyine, no kumureka kazabyivugira gusa nyine ntago amerewe neza. Sasa mfite inkoko kandi nanga gukora ku biryo cyane cyane iyo bitose. Musabye cyangwa wayimpa gukora indirimbo ndabyemera, gukora indirimbo ndabyemera, ariko ubwo nyine ugomba kubura naho uri umudanje, ko ntago nkunda gukora indirimbo nanjye biraho gusa. Ngo ariko bro reka nkubaza, ubu ngubu nahashize ntihari imvune ku muhanzi cyane. Ubu ngubu ni ibidanje, umuziki warahenze. Oops. Ubu ngubu niho hari imvune cyane, mumbabarire ntuza zari message zari ziri kunshika. Ubu ngubu hari imvune cyane, umuziki warahenze. Warahenze cyane ku buryo udashobora kukura uwumu. Cyeze mukuru wa nyenda kwemera ariwe na Harmonize ninde mwiza biterwa n'umureba, cyane cyane ngiye kubwiza ntacyo mbubyazamo umusaruro. Cyokora ni byiza ko umuntu nyine yiyakira akamenya uko amerewe n'uko asa, akakira ibyo ko ntacyo wabikoraho. None se bro, kuba uri umuhanzi wa mbere mu Rwanda byo bigarukaho, ahubwo ni iyihe nama wagira y'amano wasimbutse inzego zimwe na zimwe? Anamubwira ngo courage, akomeza akora umuziki. Icyambere ni imiziki myiza, bisigaye
bisigaye bikorwa n'abantu barafashanya nyine ibindi bikagenda neza. Melody amakuru ya Majid Black ntago muheruka, to be honest ntago nshaka kubabeshya. Bruce Melody ndakwemera cyane, asante sana musaza. Nyamuneka wadutayemo official video y'indirimbo yitwa Ndumusinzi, ndaza kupanga na Buddha turebe of all songs uritegereje ubitamo Wallet nibaho kwisi no kuri Mars cyambwira yandika nuko numeze. Nari ndi muri eta yo guhangana yo gutera ubwoba umuntu ubona ntacyo wakoraho. Hello Melody, nizere komeze neza mwana wanjye. Bon appétit, merci beaucoup. Dufitanye ikibazo na The Ben nta na kimwe. Indirimbo wakoranye na Jody Phoebe na Uncle Austin, I think yitwaga Choice. Umuntu yayisanga ayikeneye. Wow. Iyo ndirimbo yakozwe n'umugabo witwaga Remy wateguraga jazz, sinzi niba jazz ntabwo mperuka kuyumva. Niwe wadufashe kuyikora. It's my life, it's my choice, take it or leave it, I'm gonna spend it, I don't care. Yari nziza sana. Ikindi wakoranye nagusubije, ntabwo nanjye nzano wayisanga pe. Ndakwemera sana Bruce, imbere sana. Iyo ngoze utimo nk'abafana bawe ibiceri. Njye ntago ngira ibintu by'imyiyongozo kubera ko sinjye nanareba filime nyinshi buriya nizo zongoza. Ntago nabatamo ibiceri gutyo atari ibintu twapanze neza twitonze. Cyane ko namwe mutajya mubikora. Mwagiye muduha amafaranga ko tuba twabahaye umuziki. Ubu koko tuzatuba umuziki tubaye n'amafaranga. Ndakwemera nubwo utabuvugisha abafana gusa ni ku mutima. Umusa ubu koko ndi kukohereza message. Ubu sindi kuvuga. Ubu sinjya mu biganiro. Cyerekana mushaka ko nzajya mbasura. Man Bruce Melody Renzi, asante sana, appreciate kabisa. Nihe video ushaka gushyira gushyiramo abafana bawe nyine gukorana nabo muri video. Iyo ndirimbo ntabwo ndayikora ariko ibaze ko nanjye nyitekereza abantu uvuze ikintu cy'ikidanje. Nanjye ntekereza indirimbo nakorana n'abantu. Just a big fan brother. Ibibazo ndabona bishobora kuba byagabanyutsemo. Warakaye ryari Melody? Narababaye cyane, uzishaza mpagaze. Mubaze Prince Kizi niwe ubizi. Muzabaza abantu ibintu ikarora murahazi. Muzabaza abantu ibintu nakoreye ikarora. No kwibara biretse se ko nkweruka uri umujura i Kanombe. Koko nkaba ntaratwaye mushiki wawe mwana. Bruce Melody data zishiranye wanguriye ibiceri tubyihorere. Mujye mwihangana ntema abantu bamwe hari abantu babazanye bavuga ibintu nyine ugaye tubona nabo bakwiriye ibindi nk'ibyo. Kuba yaba ari umudanje mbona atari byo yibanze, ahubwo indirimbo niyo mbona ariyo wakita kureba niba ari ya danje. None se waba utari umuntu wa danje ugakora ingoma ya danje gute? Erega tala yawe yari ya danje nyine no producing ibintu by'ibidanje. Nicyo navugaga haruguru, uragira ngo saba umudanje gute ubu ngubu kundi kutari ukugira nyine ubushobozi bwo gukora umuziki mwiza. Nicyo navugaga urebye. Wenda nshaka ntabisobanuye neza, ubwo maranyihanganira. Nyuma yuko dutamo album ya danje ni iki uri gutegura abakunzi bawe? Muraza kubibona murumirwa. Melody wanyirengagije ariko umusaba ntabwo nakwirengagije, ndabura niba hari nk'ikibazo wambajije sinyisubize wakongera ukandabura. Ukaba witumbagiriye akalive ubumwe noneho ubucece mu gucece. Igitekerezo cya Tom Close we ucyumva gute? Namaze kubivugaho ko ngishyigikiye kubera ko nitwe dukwiye kubaberaho
nk'abahanzi bisigaye namwe mukabidufasha, ariko ibyishimo byanyu ni ibyacu nk'abahanzi. I really support the idea nuko wenda byabaye mu gihe ntahari. Iyo foto and Rosa ntabwo arazikunda sana, nshaka nimero yawe nge muremera. Icyo ngicyo kiri tricky. Umuntu wese natanga nimero ye hano ntabwo byaza kumworohera. Nama nimero ya WhatsApp. Buriya nko kuri Snap wantama ahubwo bikoroha kuruta kuri phone. Yamba kuri Snap Bruce Melody ira ifiteho ariko uziko mu Rwanda ushobora kuba ari muntu wenyine uverifyinze kuri Instagram, kuri Snap. Nari bagiye kubibabwira. Hanyuma ndabemera byatari, nkanakunda ko urubyiruko rw'u Rwanda rwahindutse. Igihugu ni icyacu, n'ubwitange bwanyu buragaragara, nubwo nta ukwiye kubibashimira ko namwe murabyikorera, ariko biragaragara kabisa ko urubyiruko rwacu ruri hejuru kandi igihugu turagikunze bigaragara. Ikindi ngiye kubisabira ubwo mu bintu bijyanye na politike yinjiye cyane, ntago mbimetriza, ntago mba mbifitiye amakuru ahagije. Niyo mpamvu ubona mvuga inziga, nirinda kuvuga byinshi kugira ngo wenda umuntu atabikoreramo amakosa. Gusa mbere ya byose ibyishimo byo mu rugo, amahoro yo mu rugo, abantu bangize Bruce Melody ntacyo nakora atari bo mpereyeho, no kuba nyine ubwo ari aho ngaho mbarizwa means a lot nk'umunyarwanda. Maybe tararenze uzave kuri Element. Ubwo wowe uravuze ngo kugira ngo twubake ikiraro tubanze dusenye umuhanda. Uwakubaka ikiraro sakagira n'umuhanda yabiki. Medbeat ni ingirakamaro na Element ni ingirakamaro, bose dukomeze dukorane. Niyo mpamvu tuba twarahuje ingufu kuriya tugakora album nziza nka Colorful Generation. Sinabyiza kubagereranya no kubakompara kubera ko nta n'umwe ubangamiye undi mu kazi. Uri marayika none nta marayika usuku, nta marayika usuku ukonse uku. Kereka ndi nka marayika murinzi, we nibaza ko abafite n'ibintu by'amahane ko ntiwarinda n'ubundi utabasha kurwana. Ataryo kanje kakonje. Ngo wahaye murakubagana sana. Ngo wahaye amaji 100 cyangwa arakubeshyira. Narayamuhaye kandi yaranyambuye kuko icyo namuhereye yakirenzeho. Bisi so wabyivugiye ni gusubira ibintu yavuze. Yaravuze ngo nyambuye ngaceceke, arangije nabyo ubwabyo arabivuga. Munyihanganire n'ukuri kiba kimurenze. Ashaka rwa rusenda ruriseriye mu abantu mwe, nubwo nakomeje kuvuga ngo sinavuga ngo, ariko ntabyo ndi buvuge pe. Tugeze he Melody se koko ufite project na Sean Paul, tugeze he? Tubwire mwana we wacu. Imishinga ni myinshi n'abahanzi bakuru, ariko ntago yose najya ngira gutya ngo nyivugeho kubera ko sometimes nyine bifata igihe. So muranyihanganira njye mbabwira ibintu mfitiye na follow up kubera ko murabizi pressure muhita mudushyiraho. Bruce Melody, nubwo dushaka song zawe ziri international, Bruce Melody ntabwo dushaka song zawe ziri international. Wapi, twe turashaka collabo.
hiburiya n'ibyanditse hano message ko ari kuza ari menshi ndiyo biri gusimbuka kandi no message ngomba kwisoma hano hafi wenda for example the Benny Yago Pondati Amaji the Black ya murakoze kubishaka ariko se mumfasha no gucuruza kubera ko providing music gutyo ni kimwe ariko nanone no kumenya ibyo ugomba kugufasha nk'umuhanzi ko at the end of the day ni business n'akazi si ibintu nkora gusa for fun bikorana strategy n'imipango ifatika kugira ngo nanjye ngira icyo mbikuramo so hari rimwe na rimwe bibara ugasanga wenda bidashyira imyaka ku isahani uburetseho gakiya kandi siko ibintu bidatanga amafaranga none n'ejo bitazayatanga ahubwo no gutayiminga igihe kiza cyanya cyo gukora wenda ibyo ngibyo bindi. I love you for that you are all that you have been and all that you will be. Maximum respect, appreciate as a Bruce Kuchi fana mu byanga Kuchi Bruce Kuchi babasaba ubufasha mukabyanga ariko nabyo kuri social media mukavuga ko mugira neza tubabona oya niba warabunsabye simbuguhe ubwo nabonye utabukwiye wibirakariramo bro wibyegereza roho na kubera ko hari umuntu gusaba ubufasha ukabona mu bantu zisiwe wibanze ugafasha ababikwiye kandi iyo ndi gufasha abantu ngewe ntago mbifirima nta nubwo mbyerekana abana afashije baba hari ubyutse mu gitondo ukabashaka wababona rero ni warabunsabye wenda nkaba mbona utabukwiye wenda nkaba nanibeshye ubimbabarire ariko nanone bigi mbonyure n'umuniga ibyo tugeneye byose kubaza wadusubiza rimwe cyangwa oya nimbona ndushyemo gake ndaba ndetse umuntu witwa 123 Family TV. Thank you so much. Bwira Davido ko umuhungu wa Gatanazi ikarongi amusuhuza mutayemo nk'aka comment wabona gasomye kubera ko nanjye nginze mba hano ntamubonye sinumva se barambisubije byose ra ibibazo byanjye ndabisubije byose so ningaruka i Kigali ndaza kugaruka nzanywe n'ibindi bikorwa. Kenny ari he? Kenny Soul cyangwa Kenny Tall? Dufite abakeni babiri. Bruce Melody bwira aba basaza bankorere follow ndagusabye. Uyu muntu yitwa Alvan Brave ngo mu following akabazo k'amatsiko komba numva story ya Roza ari nka Batubi yafunga macho ni umuntu umwe waririmbiraga hoya ntagara umuntu ntabwo bihura urumva funga macho yari umukobwa nyine w'umurara ariko Roza ni umukobwa usanzwe nkamwe mwese wende bidanje wenda nuko bamaze iminsi atarashaka ariko ni umukobwa mwiza wambara igezweho ba kuri social media. Bruce Melody Oxide is zirya muhumure bigashiyo sinabwiye ko nzakora imiziki se niyo bitaba byoroshye nzayikora kabisa nzayikora kandi ntago mbabeshya nubwo kandi mbabwira ko umuziki ngufitiye urukundo namwe ndarubafitiye buriya murarenze. Ina igikongoro turabafana nta gikongoro ikibaho men igikongoro nta gikibaho tekereza neza amahoro n'umugisha musore wacu ubwo nigira yashaka kwandika Bruce Melody nicyo avuga kuri Ventura nk'umuhanzi ufashe flag y'u Rwanda. I don't have much to say ariko uko byaba biri kugenda kose all we want ni peace n'amahoro. Niba hari uburyo amahoro yaboneka
aho niho ndi nanjye ndi mu ikipe ishyigikiye ko habaho amahoro. And njye ndi umu artiste man, njye ndi umuhanzi kandi ndi umu entertainer. Ikintu cyonyine nshaka nuko abo twintertaininga baba bafite amahoro, kuko nta mahoro ahari nta entertainment yashoboka. Ubwo uretse ko naba nsubiye ku isuka tubuza amahoro, ariko n'abantu banjye bambabaza pe. Ariko ubu kariya kantu kayuku yasose wambabariye ukambwiraho katurutse n'uburyo bakunda cyane, kuko basigaye banyitayeho kubera uko basigaye banyitayeho kubera bakunda nsobanurira. Yuhu ni akantu kadutse mu 2014 kaduka turi gukora indirimbo yitwa Ndakwanga ndi kumwe na Fazo. Hakundi muri kurikodinga mukumva kera njyaga gukora ama head voice, abantu bazi indirimbo zanjye za kera nashyiragamo utujwi duto twinshi, ariko tugashyizemo mbona abantu baragasariye. Guhera icyo gihe tubikora tugakoresha kugeza igihe nkateye abantu bakansubiza. That's it. nta mpamvu idasanzwe gafite cyangwa igisobanuro kidasanzwe, ni ukugerageza gucreating ibintu biryoheye amatwi nyine, nako nuko kaje. Bruce Melody hari abahanzi nyarwanda bake kuri album yawe, and I guess King James yari gufitinga muri kuki cyane. Nabonye ama comment menshi abantu bavuga ngo kuki King James yari kwifitingamo. Ndabizi ko ntawe uri hano ntagakunda social media cyane, ariko nzamwa approachinga nabikunda tuzayikubita remix nabirenze. Ni umuji wa bien kandi no muntu wanjye. Yewe wasohotse ukunda iki ya aranje mu Burundi. Umva ntago ngiye nkunda kunywa ibintu bituma niyumvamo akantu nyine. So guys, ndumva tumenye mabiri narimba kumbe nagira ngo mvugishe mumenye ko mpari mukomeze mu streaming Colorful Generation. Ndabemera sana. Nzofara gusuhuza na Yaka ubanterere peace, babwire ko nanjye mbemera. Abantu bari kutumva muri Amerika, ndakundi kumona amadarapo, abari i Kigali, abari kutwumva muri Congo Pole, abantu bari kutwumvira abantu muri kundeba we munyumvira ikisi. Ariko mwigenda ntamaze ibi biryo nubwo byakonje, iyo bitamye wumva bishyushye. Umuntu wanditse ngo kiri umugabo, ndabibona ibintu uvuze ndabimenye. Mu Rwanda ntacyo musigaje, ibyo musaba bwana kumenyekanisha u Rwanda hanze with collabos without. Ariko ibyo uvuga nibyo gusa mu Rwanda turagisigaje, kuko abantu baracyavuka, turacyafite urubyiruko, dufite n'abantu bataratangira kumva umuziki. Mwumvisha akagoma kanjye ka gospel, ni ukugira ngo naho tuhatanga ubutumwa. Umuziki ni ubutumwa nyine, kandi ntimukabujajinga kuko aribwo bwasohotse n'ubundi buba bwasohoka. Buriya nk'umuntu wambonye indirimba ngo twanyweye twasinze, cyangwa mufite sosiso bite kasava, ntabwo disero ko ndirimba ngo nzaguhumugisha cyangwa ngo ugenda byari birori. Yeah, good music. Noneho reka mbaganirize kuri comment z'izo ndirimbo ebyiri mbere yuko ngenda ubonera ingi. Ndagusuhuza cyane umugwiza atunga Coach Gayeri rwose. Tezamo tahana, urarambiranye muri Amerika ubwo ntimaraguhaga. Ko njye nabonye iyo umuntu atinzeyo cyane bamuvuga ngo yewe ngo butashye rero dore nawe utangiye kumera nkatwe.
coach ndi kurya ibiryo bishyushye nako bitwika. Nanjye kubaganiza kuri comment nabonye ku ndirimbo ya gospel nashyize kuri album. Buriya ndirimbo nayishyizeho by force. Nabwiye timu yose ko hari indirimbo bajajinga, hari n'indirimbo batajajinga. Indirimbo yitwa Nzaguha Umugisha yamvuye kuri roho, yamvuye ku mutima. Ubwo abarukore turi kumvikana hano muri kumva ururimi mvuga, kandi uriya muntu nawe njya muba kenshi cyane. Uriya muntu njya muba cyo kora Gayere yaranki. Buriya Gayere nawe afitemo akantu ko gukizwa gakeya. Ndimo kugenda musengera kugira ngo amavuta ye twongere tuya shabara barapunda, urumva. Hanyuma twicaye na team ndababwira nti iyi ndirimbo nta choice mufite, igomba kujya kuri album kubera ko nayikoze nkikunda, nayikoze nyishaka, mureke dutoranye mu zindi. Rero iriya ni choice yanjye kujya kuri album. Nshimira Imana byadanje ko imaze kugeraho abantu bayakiriye neza. Abantu bakunda indirimbo zo kuramya no guhimbaza bayakiriye neza, barayikunda. N'ama comment ndayabona, ariko tekereza gukubita akagoma umuntu akakumva agahita akora comment zutuye emoji wenda turimo kurira. Ndabizi ko nyine abantu bakoresha internet barabeshya cyane bandika comment. Umuntu yandika comment iseka cyane ngo ha atigeza namwenyura, njya mbabona. Ariko byibura ko kantu kaba kamunyuze ku mutima. Ariko ku ndirimbo za gospel ho biratandukanye. Iriya ndirimbo nabonye ama comment ariho y'abantu babohotse barushijeho kwegera Imana. Nibyo Gayere ni ujye unsengera, ariko nanone ntago nabura kumumanuramo gake, ngomba gutsindiramo akantu. So indirimbo yageze ku mitima y'abantu nkuko nabishakaga, nkuko nabitekereje, nkuko nayanditse niyumva, niko yageze ku bantu. Hanyuma kubijyanye n'indirimbo ivuga ngo nari nzi kuzagaruka, urumva n'indirimbo ya dore indege tugiye kugendamo, reka mbarabure dore irahageze. Buriya mw'abantu mwe ntinya indege ku buryo ikintu kiguruka. Iyo tugiye kuguruka barabwira ngo mwambare imikandara. Ariko cyo nta mukandara kiba cyambaye. Ni ukuvuga ngo reka tubyihore no kubitekereza, twikomereze ibyo nababwiraga. Ni ukuvuga ngo ugenda byari ibirori. Ni indirimbo nakoze nyikoranye umutima ubabaye, ari story nyine iri serie mu buzima bwanjye. Shout out kuri Prince Keys niwe wayikoze, yitwa Anarinzi Kuzagaruka. Ni indirimbo yamvuye kuri roho, ni indirimbo yamvuye mu marangamutima. Biraryoha rero nk'umuhanzi kureba nko muri comment cyangwa se no mu streams n'ibiki byose, ukabona n'abandi bantu izo mva mutima wari ufite ukora icyo kintu nabo barazifite. Ni ibidanje. Ugiheze kandi ngiye muri Kenya ariko ntababeshye ndikumva wagira ngo ndatashye, kubera ko uko njya kure y'u Rwanda ngenda mera umwuka. Muzi ukuntu nk'ubu hano mba numva ari kure se. Kandi mwarakoze byatari gukunda imiziki yanjye, mukomeze muyikunde, mukomeze munamushyigikire cyane. Jean Bruce umuntu witwa Promesse niwe unyita Jean Bruce, my brother from another mother. Iragiye comment iragiye. Coach Gayere arakijijwe, nabonye abantu bari kubitindaho hano,
ariko nubwo yakizwa yarorera nawe hari utugamba nyumva nakumva Imana ntago ari y'umuntu umwe nyine ni ya Imana ni rusange umuntu wese ayigereraho uko ashaka ntago ari ibintu nyine wagira ibintu byawe cyane coach niyo mpamvu wabishaka utabishaka nk'umushatse kukurambikaho ibiganza ukivumbura ku mutima mbikurambikaho kandi Imana ikabibona nagusabira umugisha ukakugeraho Bruce Melody nakwifuza kumva song ya Davido why not ko wabona inahari umva mbafite ibintu byinshi bya danje niyo mpamvu barumva nyine ntashobora kubatenguha kandi umuntu rwose udakunda umuziki wanjye nahumura ari hafi kuwukunda kuko wa mugani wa muhungu nanjye nta ntege zo gucika nifitiye intege mfite zose zaci nakwizo nari mfite zose ntazo nta ntege mfite DJ Neptunes, what's up, man? Guys, go and follow DJ Neptunes. He's a good friend of mine. Amerekeza muri activity nyinshi byahatari hano. Bura tujye tunavuga abantu badusupportinga, man. Umuntu abamenye mu badukundire. Mu badukundire kabisa. Mubadukundire abantu badusupportinga turi abanyu nabo mujya mu badukundira mwabonye umukobwa ejo bundi bamwiraga ngo ashaka kuza mu Rwanda umunyamakuru kuri radio hano yitwa Imana babarenda yibagiwe ariko mwene bari abantu badukunda kuriya mujye mu badukundira uri kurya imyumbati n'ibishyimbo yaba ari byo kabisa imyumbati n'ibishyimbo nini wabikura yehese kurya umuceri hano ngo witwa jorofu n'agasenda karimo uturyo dukeya mugende mu following DJ Neptunes mwereke urukundo n'umuntu wacu and nimuzajya mubona dupostinze activity dufite mujye mwapiyaringa nk'abanyarwanda ahantu igihugu kibashaka ntago ari mu gihugu gusa na hano kuri social media nyine turabakeneye kuko aho turi hose nimwe tuba duhagarariye ndashaka rero kubasezera nkacomoka nkerekeza i Nairobi nkareba ukuntu nabo twasiga tubaganirije abantu bari muri Canada abantu bari muri Amerika n'abantu bari muri UK London kabisa nibyo narimaze kuvuga ndashaka kubageraho uyu mwaka tugataramana nk'abaririmbira noneho dufite umwanya twisanzuye buriya nibwo mbikora neza nyine Jean-Luc what's up abasa mu following umuntu witwa baritonda Jean-Luc mugine mu following nubwo nta kintu abafite abwira abanyarwanda ariko duhuje amaraso ni mukazi nawe n'umuntu w'umusaza bya hatari ari muri Canada iyo ndiyo tuba tumeze gutya hari umuntu wambwiye ngo mbabwire kuri MTV yaradutumiye tujya gukora ikiganiro mostly no mu mpamvu twavuye mu Rwanda nayo yari irimo bashaka dukora interview about the album Colorful Generation byari byiza cyane twagira ibihe byiza hakora abantu batoya bora rero abantu bato bakora ibintu neza bya danje twagira ikiganiro cyiza sana muzabibona bizacaho MTV Africa nuko twagiye tunyura ahantu henshi na Trace Africa icyanyuma nuko turi gutekereza ukuntu
twakapiringa muri Trace Awards. Hari performance ihatwika nabyo muzagenda mubibona gake gake amakuru ko azagenda asohoka, ariko binatewe nanone n'ibiganiro tugirana n'abantu. It's not always a must nyine ngo ikintu tubabwiye kigomba kuba uko nguko, gusa mba mbibabwiye kubera ko mbemera nyine ari nanjye uri kwivugira hano, kubera ko mama namushaka kumenya nyine mwene nk'ayo makuru ari imbere. Niko bimeze. Coach, hari ikintu ufite ubwira abanyarwanda cyangwa amagambo yashize ivuga? Ndashaka kubereka ahantu ariko ndabona hari abantu twubaye privacy yabo, twe kubafilma batabizi, bijya biba byiza buriya nabyo. The beat 99.9. Ikintu coach rero aravuze ngo nuko tubakunda cyane, tubahishiye byinshi in 2025. That's right. Hanyuma mu bintu bishyashya mugiye kubona mu mujyi wa Kigali, mufata aka kantu mukandika ahantu, mufate breaking news. So ngo bagiye ngo twajyaga tuganira tujye kumva ngo breaking news mukandika ahantu, mwandika ahantu G69. Hanyuma ntimubyumve muri bya bintu byanyu, dore ndabizi mufite dirty mind. G69. Coach, tanga nimero yawe bandemereho. Hari abantu bashaka kumpa amafaranga nakomeje kwirengagiza, ariko nabuze nimero ntanga. Oh, what's up Brick? How are you doing? Uyu muntu uri hano witwa Brick muri kureba ni umu producer. He's a music producer. The big boy. The Paul Kagame of R&B. That's too much. Maximum respect to His Excellence Paul Kagame. Always hejuru kandi nyine twe nk'abanyarwanda tuba tubizi ibi ngibi byose tuba tuzi bagwana. Brick, welcome back home, man. Welcome back home. Batanye kwanza wana ma airline bariho. Umuntu ushaka kuvuga ngo yuhu arihe ko ntabyo ndi buvuge. N'abantu mwitanga nimero, ni njyewe uri witanga. Okay, urase sindi buvehora ninjya ariko nari napozinze cyangwa mwari muri kunyumva, mumbwire niba mwari muri kunyumva mpite mbaha nimero munyoherereza amafaranga. Ubundi gute wamugana mutama amafaranga n'indirimbo zose mba nabakoreye. Ntabwo reba nicaye inyuma yawe nsuhuze mani yange nawe urabeshya. Niba wicaye inyuma yanjye ngwino nsuhuze, usuhuze n'aba bantu turi kumwe. Guys, go and follow my friend. Go and follow my friend Brick. He's always supportive. No my projects yacu hamwe namwe abahari dukora Nicki Minaj mbambona ntazi. The guy was around kandi very supportive kabisa. Brick turi kubabwira hano ntago ari umuntu usanzwe. Yagiye akora amagoma
yaba Drake man ntago ari hano nyine ari umuntu usanzwe. Go and follow him. B2C from Uganda, Kampala boys. Wagwan. Umuntu warunshutse ngo mbahe nimero mu amafaranga yari umugome kabisa. Uzwo mbitekerejeho ngasanga umuntu mukuru bashobora kumufata gutya bakamushuka. Umva ndabemera bya danger, amasangi yo kubodinga arageze. Muri abantu bagaciro sana muri ubu buzima bwanjye. Maximum respect kandi ntago nzajya batenguha murabizi. Nimushaka ko tuza gukora kandi ka live wenda mu minsi nkinga hiri imbere, muze kumbwira nze gushaka uburyo nabaririmbira ko turirimbo gakeya. Ndabizi ko iryo deni mba ndi barimo. Mwandike yuhu muri comments, ubundi tuzahurira hano tugategure neza ka live keza, tuvuge ku ndirimbo, tuziririmbe, tuzicurange, tunamene mabiri. Andika yuhu. Sha bya biryo rero ntago nabimara mureba. Muzima murari naje kuri live na betinze n'umuntu arambwira ngo ubwo nje muri lounge ndi nyine irungurira za kunyica. Ashobora kuba yari yatekereje ko ndi mugenzi we cyangwa ndi lonely nkawe. Uwo muntu bamwita Mugarura Kenny. Azi ko ngira irungu, azi ko ndi umuntu nyine byacanze. Aho se koko murashaka kumpa ibiceri bya okay, reka mbabwire ya nimero. Reka nyirebe nyibabwire. Ngaho reba hano. 076 Shambise nyibagirwa kweli. Oya murakoze bya hatari. Umunsi nzakenera ibiceri nzabarabura, ariko ubu ngubu tumeze neza. Kereka coach Gaire niyandike ko yakennye hano ubundi tubimenye. Komeze yaje. Ariko boss Gaire nagarakena kandi ibiceri bye ni iby'umuryango n'ubwatsi ni iryaguye. So ndabemera bya hatari, mwakoze kuza hano. Hari umuntu wanje mweretse ko ngira abantu kandi bakeneye ko tuganira, bakeneye ko dutera story. Ntabwo nari nisanzuye, nari ndahantu ntashobora kuvuga uko mbishaka. Ndaza gushaka umwanya mwiza tuzabivugane. Ndabakunda bya kari, mugire umugoroba mwiza. Yuhu.